bayobozi bacu muteraniye aha ngaha mu byubahiro byanyu, cyane cyane by'umwihariko umuyobozi mukuru akora Rwanda, abayobozi bo muri Minagri Minicom, abayobozi turi kumwe bikorera, abahagarariye ingabo z'igihugu na polisi, abahinzi borozi, abafatanyabikorwa mwese, indamutso rwose tubifuriza ni ugukomera ku ndyo nyarwanda, ku ndyo nyafurika, kandi uko umukuru w'igihugu yadutoje kandi tugatozwa guharanira kwigira. Ibyo rwose reka tumaze twishimire uyu mwanya mu mwanya. Muri aka kanya nk'uko tubonye itorero ritweretse byinshi twabibonye, mwabonye ko babyinnye, ni Abanyarwanda, umusaza ni Umunyarwanda, ibikoresho twasuye aha ngaha bakoresha nabyo ni bya bindi by'iwacu. Indyo twazungurutsemo aha ngaha cyane cyane no kubwira urubyiruko, dufite ibiryo birimo intungamubiri birwanya kugwingira tutagombye kujya ahandi, aho wumva ko urubyiruko aha ngaha mu byo batumurikiye batabonye bya bindi bituruka hirya no hino ku isi nk'ayo wacu ntacyo dufite kandi nta nzara dufite, kandi ubuyobozi bw'igihugu uhereye mu nzego z'ibanze kugeza mu rwego rw'igihugu, aho igihe cyose turacyafite ubushake n'ubushobozi bwo kwigira, ahubwo noneho ibi ngibi dufite tukabikora neza, tukabitunganya uko ibihugu by'isi byose bibyifuza, tukaboherereza amadovize akisuka biturutse iwacu. Nitwa François Munyentwari, ndi umuyobozi wa Akora Rwanda. Akora Rwanda ni umuryango w'ubufatanye n'ubushakashatsi ku iterambere muri Afurika. Ubu ngubu Akora ubundi ikorera mu bihugu 18, ariko biriho biragenda bigabanuka. Twebwe turi mu Rwanda kuva muri 79. Ubukangurambaga bw'uyu munsi ni ubukangurambaga twise mpisemo ibiryo nyafurika, ni ukugira ngo dukangurire abanyafurika, abanyarwanda n'abandi baturage gukoresha ibiryo byo muri Afurika, guha agaciro ibiryo byo muri Afurika, ariko cyane cyane ibihugu byacu bikagira za politike z'ibiribwa zishingiye ku byera muri Afurika, cyane cyane nicyo kiri imbere, kuko muri iki gihe usanga Afurika ibyo abanyafurika barya ni ibiryo bikomoka hanze y'umugabane, urebye hafi 80%. Tukifuza rero ko mu gihe kizaza kurya ibiryo byiza by'abanyafurika byahesha agaciro ubukungu bwacu, byasubiza agaciro abahinzi bacu, kandi abantu bakagira n'ubuzima bwiza. Ubukangurambaga twabutangiye ariko buzamara igihe cyose gishoboka, kuko ibyo dushaka gukanguriramo abantu, ibyo dushaka guhindura ni ibintu byahindutse mu gihe cyashize kirekire. Rero turatangiye ariko ntabwo tuzi igihe bizarangirira, ko tugomba kugera ku bantu benshi, ku nzego zitandukanye, ku byiciro by'abantu bitandukanye. Ubundi Akora dukorera i Musanze na Ngororero, ariko turateganya ko i Kigali aho abantu benshi bahurira tuzakorera ubuvugizi, tukajya mu nzego, tukajya mu nteko ishinga amategeko, tugahura n'abahagarariye minisiteri zitandukanye zifite aho zihuriye n'ibiribwa, tukajya mu banyamadini, tukajya mu bikorera nk'uko twaje kwa Sina Gerard hano. Turateganya kugera ku nzego nyinshi z'igihugu mu duce dutandukanye tw'igihugu. Amahirwe tugira hano iwacu ni uko abaturage benshi b'u Rwanda ntabwo bahaha, baracyari abanyacyaro. Nureba muri Rasansoma iheruka, mu ibarura ry'abaturage riheruka, ubaza gusangamo n'ubundi ko hasi ya 70 hafi aho baracyari mu giturage, ntabwo rero bahaha. Uhereye kuri abo byonyine ukabaganisha muri inzira yo kurya ibyo basaruye, byaba ari ikintu cyiza gishobora kugira imbere heza. Ariko ibiciro by'iby'iwacu ku masoko muri za superimarishe birahenze kurusha ibiva hanze. Ni nimwe mu mpamvu ituma abantu babyitabira.
bareba ko bihendutse, ntibarebe ubwiza bwabyo, ntibarebe ko nta ntungamubiri bifite. Ni aho ngaho ikibazo urebye gishingiye. Rero ibiciro by'iby'iwacu biri hejuru kubera ko nta bihari, ariko uko tugenda tugana mu bukangurambaga, ko tugenda tubyongera, ibiciro nabyo bizagezaho bigabanuke kandi umuntu abigurire ubwiza bwabyo aho kubigurira ubwinshi bwabyo. Dukurikije politiki y'ubuhinzi n'ibiribwa tugenderaho muri iki gihe, dukeka ko ubukangurambaga buje buyunganira. Turifuza ko nk'uko intumwa ya Minagri yabivuze, dusarura byinshi kandi bifite ubwinshi kandi bifite ubwiza. Twebwe rero turi kuri ubwo bwiza cyane cyane, byinshi ariko byiza. Ntabwo kuba dufite ibiribwa bike byaba urwitwazo rwo kugira ngo turye nabi, kuko ingaruka zaba mbi kurushaho. Rero iyi gahunda ijyanye neza na gahunda ya leta yo kubonera abaturage ibiribwa byiza kandi byiza. Twahisemo gukorana na Nyirangarama kuko tuzi ko Sina Gerard mu bikorwa bye nawe yifuje kandi yatangiranye umugambi wo kugira ngo ateze imbere, yongerera agaciro iby'iwacu. Turavuga rero ko iby'iwacu aribyo bigomba kuza mu mbere y'ibiva hanze, kuko ibiva hanze twabonye ko birimo ubutabire butuganisha ku ndwara zitandura, ariko iby'iwacu biruzuye, biruzuzanya kandi bikongera ubukungu bw'abahinzi bacu, bikaduha agaciro mu bukungu bwacu. Murakoze. Iki gikorwa ni igikorwa gishimishije, noneho byagera kuri twebwe hano kuri Nyirangarama muri akarere ka Rulindo ni akarusho kuko gukomera ku muco nyarwanda, ariko twagera ku mirire. Sinshishikarizwe nuko duhindura indyo ngo tujye kure y'ibyo twejeje by'iwacu kandi biteguye neza, ngira ngo nk'uko bamwe b'inzobere mu mirire berekana uburyo guteka kinyarwanda ubitetse neza ukabirira igihe nta mpamvu yo kurwaragurika, ahubwo ibyinshi byose byubaka umubiri. Ndavuga nk'ibijumba, ibyo nafashe ya mbere igihe nabonye turakoresha ibijumba, navutse tubirya, ariko noneho nongeraho agaciro dukoramo biswi, izo nazo zikagenda hanze hirya no hino kugira ngo zongere amadovize yinjira mu bukungu bw'igihugu. Tukajya mu mutsima w'amasaka, uw'ingano, niyo mpamvu nashyizeho uruganda rutegura y'amafu azwi ku Kanozo. Twinjira noneho n'igisura, ahangaha twakiriye isogi twaziyakirije, ibihaza binyuranye byose twabyiyakirije. Ntabwo ari ukumurika gusa, ahubwo noneho n'aho umuntu agera akareba, ariko noneho akanabiryaho. Hagati aho ngaho rero nakomeza gushimira Abanyarwanda, ariko by'umwihariko aboruganije iki gikorwa. Iyo n'umuntu ufite imyaka 80 agenda yemye agafata 90 gukomeza, akubwira ati ngewe impengeri ni ya masaka atetse mu buhanga bw'umunyarwanda, ni cya kijumba batetse muri ya nkono ya kinyarwanda, ya nkono y'ibumba. Abakuru barimo bavuga ati erega isafuriya irababura. Ngibyo ni byiza ko n'abana bacu, urubyiruko rw'ubu narwo rubimenya, kandi nabwo tukarutoza kurya indyo nyarwanda. Murakoze.